Guys, iyi Facebook twirirwa dukinisha burya itubikiye amafaranga. Nanjye mbimenye mu gihe gito, ariko narabigenzuye kugira ngo nzabahe ibintu mfitiye amakuru, ibintu nabanje kugenzura neza, ibintu koko mbona bikora. Ibi bintu nanjye ntago nari mbizi, ariko namenye ko burya Facebook itubikiye amafaranga. Wasanga ufite account ya Facebook wirirwa uchatinga gusa, ureba amafoto, ureba ibintu bitandukanye, ariko ugasanga nta kintu bikwinjiriza. Abandi bamenye ibanga, Facebook barimo kuyibyaza amafaranga menshi cyane ndetse cyane utagira ntabivuga ukagira ngo ni amafaranga menshi gusa, ahubwo ni amafaranga menshi cyane. Waruzi ko Facebook ushobora kuyibyaza amafaranga arenga ibihumbi 10, 15 cyangwa se 20 ku munsi, bitewe n'ukuntu wayikoresheje. Rero nanjye niyemeje ko akantu keza kose nzajya amenya kabagirira umumaro, nzajya nkasangiza abakunzi ba Uncle Entertainment. Niyo mpamvu rero musaba ngo niba uri mushyashya wageze aha ngaha, kora subscribe rwose, kuko ibintu biri guca aha ngaha byo ni ibintu by'ubwenge, ndetse niyemeje kujya nkora ubushakashatsi butandukanye ku bintu nzi ko byatugirira umumaro twese. Rero tugiye kwigana akanya gatoya, ntabwo biri buze gufata akanya karekare. Uho icyo ngusaba nyine uze gukurikira step by step, akantu ku kandi ahantu uza kugira ikibazo wemerewe kuba wakandika muri comment ukambwira ati aha ngaha uzadusubiriremo. Rero reka dukomeze turebe ukuntu Facebook twayibyaza amafaranga. Guys, kambereke noneho ukuntu bigenda, urebe ukuntu Facebook wajya uyibyaza amafaranga. Apana guhora ujyaho usoma message gusa, wapi. Reka dutangire twihuta cyane. Uhita uza hano kuri Facebook. Tuza hano kuri Facebook hano. Yo waba ufitemo yose nta kibazo, ugakoraho nkuko bisanzwe, Facebook yawe igafunguka. Iyo umaze gufunguka rero, ikintu ukora nta kindi, ndaza kwihuta ntago nza kubatindira. Uhita uza hano, aha kutu tudomo dutatu, cyangwa se ugakanda hano waka kantu, kwaka kantu, kano kantu kanze nkabereke neza kugira ngo mukabone. Kano aka kameze nk'akazu, akaba ari kukandaho. Ubwo umuntu uza gusanga katariho, umuntu uza gusanga kano kantu k'akazu katariho, araza gukanda kutu tudomo dutatu. Yes, iyo ukanze kutu tudomo dutatu, uhita uza ukaza ukareba ibintu byose byanditse aha ngaha. Ibi byose urabibona, urabona ko haba hariho ibintu byinshi cyane. Bivuga ngo ka kantu k'akazu rero, ka kantu kameze nk'akazu, urabona ko ari ngaka, niko kano. Ubwo ushaka waca kwa kariya kazu cyangwa se ugaca hano. Ariko noneho katurebe duciye no kwa kariya kazu, akantu kameze nk'akazu kaza ugakoraho. Iyo umaze gukoraho rero, dore ibintu bihita biba. Uhita ujya kubona, urabona hano hari seri, hari inbox, hari category, hari search. Aha ngaha uhita ubona ibintu abantu bagiye bapostinga byinshi. Dore intebe za 7500, intebe za 80, urabona amarido y'10, urabona imipira, sibyo? Urabona ko hariho ibintu byinshi cyane. Dore imashini izi zose urabona ko bigiye biriho amafaranga. Reba nk'izi ntebe, urabona ko aha hantu hagiye hariho ibintu bitandukanye. Noneho rero wakibaza ngo ese noneho ni gute ngewe ko mbona ibintu biriho ari iby'abandi, ngewe nabigenza gute? Urugero, kandebe uyu muntu nubwo atamaye amafaranga ngo mwamamarize, ariko katumujyeho nkwereke urugero. Urabona uyu muntu, urafungura, urabona uyu muntu Mukwano Industry tubafite intebe. Urabona nyine yashyizeho izi ntebe, ashyiraho n'igiciro.
noneho hano hepfo ashyiraho description, tubafite intebe nziza cyane za plastique mu kwano ku giciro cyiza, tuzibagezaho aho muri hose. Uvuga ngo urabona ko yashyizeho na contact, ndamwamamarije yashyizeho na contact. Ni ukuvuga ngo hano umuntu ujeho akabona izi ntebe, akabona ko ari 7,500, ahita aza agafata izi nimero akazihamagara, agahita baza izi ntebe akaba arazibonye, zikaba zamusanga n'ahari cyangwa se n'ahandi gutyo. Urabona n'ibindi bintu byose washaka. Bivuze ngo ahangaha ahubwo n'ikindi cyiza cy'ahangaha ahantu ushobora kuza kuharebera ibintu kabisa bizima, ushobora kuza kuhahahira, ushobora kuba waza kuharebera utuntu twa make. Hano haba hariho ibintu byakoze, ibishyashya, ibintu by'ubwoko bwose biba biriho. Rero tudatinze cyane kankwereke noneho woweho umumaro bizakugirira. Uhita uza hano ahangaha, uhita ukanda, muze gukurikira akantu ku kandi. Uhita uza hano ahangaha handitse sale, niho uza. Wamara kuza hano kuri sale ugakandaho. Wamara gukandaho urabona hano bahise bakwereka ngo select category ki, barakubaza ngo what are you selling. Hano urabona hari amafaranga, ngira ngo kanze ngende mbikwereka neza. Urabona hano hari category, hano hari select, hano hari what are you selling, hano hari price. Urabona ko price ari 0. Hano hari location Kigali, hano hari description, noneho hano hari items, wabonye. Urabona n'ibindi bintu byinshi cyane. Rero uburyo bwiza ikintu uhita ukora, uhita uza hano ukandika select, ukaza hano kuri select. Ese ikintu ushaka kugurisha ni ikihe? Wenda ni imodoka, ni ibikoresho byo mu nzu, ni ibiki? Urugero wenda katuvuge ko ari ibikoresho wenda bya hano kuri home and garden. Ahangaha hano urabona ko hariho ibintu byinshi cyane. Ukaza ugahita ukoraho hano mu bikoresho byo mu rugo, icyo ushaka nabyo baba babikweretse, ugahita uza wenda kuri iki ngiki. Kwa ahangaha haba harimo ibintu by'intebe n'ibiki, ugahita ukoraho. Ubwo uhisemo nyine ko ari ibintu by'intebe n'ububati n'iki. Select aha ku ka kabiri, hano ku kantu ka kabiri, hano urabona select condition. Ubwo ni condition y'icyo kintu. Iyo ukozeho bahita bakubaza ese ni gishyashya, niyo used like niyo cyarakoreshejwe ariko kiracyari gishyashya, used good cyarakoreshejwe ariko kiracyari kizima, used fe ahangaha nyine kiba cyarakoreshejwe nyine gisa nkaho gishaje. Rero wowe niba zira ntebe ugiye gufata, wenda niba ari intebe tugiye kuzishyiraho, niba ari nshyashya, niba zarakoze n'iki, ibyo byose ugahitamo aho ushaka. Ukaba wahitamo aho ushaka. Tuvuge wenda ko ari nshyashya, ukaza ugahitamo hano kuri niyo ugakoraho gutya. Ahangaha kuri brand aho nta nubwo ari ngombwa, ushaka wabishyiraho cyangwa ntubishyireho, aho si ngombwa cyane. Ugahita uza hano kuri ahangaha kuri gatatu kuri material, ugahita ukoraho, ugahita ubona ese ibintu biyikoze ni ibiki. Ese ikozwe mu biti, wood, ikoze mu byuma, ikoze mu birahure, iki. Ugahitamo icyo ushaka, wenda ikoze mu ki, mu biti, ni intebe y'ibiti, sibyo? Hano uba ugenda wuzuzaho ibintu. Noneho hano ukandikaho wenda ikintu ushaka kwandika, icyo ari cyo, wenda ukandikaho ngo intebe, sibyo? Ngira ngo ubwo aho tugeze mwahabonye. Noneho hano kuri price mukurikire neza akantu ku kandi. Hano kuri price niho tugeze. Kuri price ubwo ni ku biciro. Se izi ntebe zajya zigurishwa ngahe?
ukaza hano wenda ugahita ushyiraho wenda amadolari 150, sibyo, kuzuzaho. Ugakomeza hano hepfo kuri location. Ushobora kuba utari i Kigali kuko urabona iyo ugiyeho bakwerekana hatandukanye: Nyarugenge, Kigali, Rwanda, Kolini, Nyarugenge, Nyagatare, ahantu hose. Hano urabona ko ibintu biba bigiye biriho, ugahitamo ahantu ushaka. Wenda kamitemo Kigali, Rwanda, cyangwa se Kigali, Nyarugenge, bitewe n'ahantu ushaka, kuko urabona ko hano baba bagiye bashyiraho ahantu hatandukanye: Kigali, Nyarugenge, Kigali, Rwanda, Kigali, Kolini, Nyarugenge, Nyagatare, Rulindo, Rubavu, Gisenyi, Gikondo, Nyanza. Ibi byose urabibona. Ntago rero aha hose twahitamo, ngiye kanze nihitiremo hano Kigali, Rwanda. Urabona ko nujujeho location. Narangiza nkahita nza hano muri description. Ahangaha niho ngiye kwandika noneho amakuru ajyanye n'igikoresho cyanjye. Ndandikaho wenda intebe nziza cyane mu mabara atandukanye. Waduhamagara cyangwa se duhamagare tuzikugezeho byose, sibyo, duhamagare tuzikugezeho. Ahangiza ugahita ushyiraho iki contact wenda 078, ugakomeza n'ibindi. Urabona ko description imaze kwishyura. Noneho hano barakwereka ngo list as, hano ahangaha tugeze hano ngo list as single items. Gushyira nk'aho ari imwe, iyo ukoze bahita bakwereka ngo shyiraho nk'aho ari imwe cyangwa nk'aho ari stock. Niba ufite ari umuntu uzicuruza ari intebe nyinshi, ntabwo washyiraho ari imwe, ariko ari nk'imwe ushaka kugurisha wenda niyo mu nzu yawe cyangwa n'umuntu wawe kubwiye ngo uyimugurishirize, ushobora gushyira hano kuri rimwe cyangwa ugashyira hano kuri kabiri niba ari nyinshi. Katuvuge ko ari nyinshi wenda, ugahita ugira ute, ugahita ukoraho. Noneho hano bagenda bashyiraho conditions zitandukanye z'uburyo bigomba kugenda. Urabona hano kwa aka kantu gafunze kavuga hano offer shipping. Kuvuga ngo hano haba harimo nyine no kuyibagezaho. Ubwo shipping ibiriho nyine. Niba uvuze ko aka kantu gafunguye, biba bivuga ko ahantu hose umuntu ari uyimugezaho nyine nta kindi kiguzi bisabye. Hanyuma hano ikindi hariho hide friend. Kuvuga ngo hano ni uguhidinga inshuti zawe, ku buryo nta yindi nshuti yawe ishobora kuba wenda yabibona. Hari umuntu uvuga uti se niba runaka nambona ndi kugira ibi bintu noneho uko azanseka, nyine nk'umuntu wenda musanzwe muziranye kuri Facebook, hariho ahantu nk'uko ushobora kumuhidinga ukajya ubikora bucece ku bandi bantu batakuzi wenda niba biguteye ipfunwe. Rero urabona ko ni ibintu biba ari byiza cyane. Hanyuma tugana ku musozo rero kugira ngo dusoze ukuntu biba bimeze, urabona hepfo hari add photo. Hano hari aho gushyiraho ifoto. Ikiba gikurikiyeho rero bari gufata noneho ifoto ya za ntebe. Bari gufata ifoto. Gushyiraho ifoto rero ukuntu bigenda ni gute: uhita ukora hano kuri add photo, noneho ugahita uzana, ushobora kuba ubifite aho ngaho, ugahita ukora kuri take photo cyangwa ugashyira kuri upload photo niba usanzwe uyifitemo, ugakoraho. Hahita haza amafoto y'ibintu byose ufite. Urabona ko ari byinshi, ugahita ugahitamo kwiyambere. Niyo nyine ngiye iyo nshaka gushyiraho n'iyi ngiyi, urabibona nyine ukuntu imeze. Hanyuma ugahita ukora hano hasi kuri done. Ahangaha kuri done niho uhita ukoraho gutya, ukarindira bigaprocesinga. Urabona ko intebe yagiyeho. Iyo imaze kujyaho rero uhita ukora hano kuri publish. Ntabwo nshaka kubipublishinga kuko ibyo nurujeho bituzuye kwari kugira ngo mbereke. Ikiba ni iki rero, izi ntebe niba
wabonye ko wenda zigura 150, birashoboka ko aho uri wowe zishobora kugura 180, 170, 200 se. Ikintu ukora wowe urabanza ukavugana n'uyu muntu washyizeho ziriya nimero mukumvikana niba ahantu ari hafi yawe, yes ukagenda. Rero iyo washyizeho nimero nta kindi kiba, umuntu uje akabona ziriya ntebe akazikunda ahita guhamagara. Iyo aguhamagaye kubaza izi ntebe nangahe, ibiciro nyine biba biriho, wenda weho washyize 180 cyangwa 190 kandi wabonye ko zigurishwa 150. Ikibaho nta kindi, rero wa muntu araguhamagara mukumvikana, wenda ukaba wamukuriraho nk'icumi cyangwa 5 cyangwa 20, wenda ugasigarana nk'J160 cyangwa nk'J165, ukabonyeho 15 ako kanya. Noneho we yaje gutwara za ntebe kuko bavuganye na wa muntu uzifite, agenda akamwishyura, hanyuma akaguha ya yandi 15 yawe ahari, ukabukora ayo mafaranga. Kandi ibi bintu kunguko mbikoze ntago byansabye ko wenda mba nahagaritse akazi, ntago byansabye ko hari ikindi kintu nica. Ibi ni ibintu wakora wibereye mu rugo muri weekend, igicyo ari cyo cyose ukaba wabikunda. Bishobora kutaba n'intebe ugashyiraho telefone, ushobora kuba ukagenda ukavugana n'umucuruzi ufite iduka aho hafi wawe, aho hafi y'ahantu mutuye, ukagenda ukabishyiraho, ukajya uzishyiraho, abantu bakagira ute, abantu bakakubaza ugakorera amafaranga. Guys, rero mureke Facebook tuyibyaza amafaranga, tureke kuyikoresha gusa tujya gutukaniraho. Abo njya mbona bajya batukaniraho, uyikoresha ujya kureba bapostinze amafoto yabo baha like, uyikoresha ibintu bitagufitiye umumaro. Ndatekereza ko ibi bintu twize bifite umumaro. Niba ari ubwa mbere wari ubibonye, ugenda ubikoresha. Niba nawe wari usanzwe ubizi, ubibyaze umusaruro, kuko ngiye ibi bintu birankorera cyane. Niyo mpamvu namwe nifuje kuba nabibasangiza. Niba iyi video igufashije, kanda subscribe, ubundi tuzahure muri video itaha.